ahita akubita mu ntoki inzuki zihita ziza. Ibi byabaye ahagana ku isaa 6:45 bishyira saa 7 z'amanywa kuri uyu wa gatatu, bikaba byabereye mu kigo gitegerwaho imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo. Ngaho intandaro z'ibi ari umwe mu bakozi kampani itwara abagenzi ya Ritiko uzwi ku izina rya Rembo, bashakira abagenzi iyi kampani ngo wari ugiye gufata amafunguro akajya muri imwe resitora zikorera muri iki kigo akagura irindazi ry'amafaranga 200, ngo nyuma irindazi rikaza kumuniga, ibyatumye asaba amazi ngo ribashe kumanuka. Nyamara ngo abakozi bo muri iyi resitora bagasa n'abamusuzuguye ngo kubera yuko bamubwiye ko amazi aharagurishwa nta y'ubuntu batanga, ngo akabinginga bikananirana. Yabanje kubaha isezerano ry'uko ngo agiye kubateza igihombo cy'iminota 30 cyangwa se yakiyongeraho n'iminsi, ngo aribwo yakomaga mu biganza inzuki zikahasesekara ubwo. Aba ni bamwe mu batangabuhamya babibonye n'amaso yabo. Umuntu araje asaba irindazi ryo kurya, noneho irindazi ararirya, amaze kurya irindazi asaba amazi yo kunywa, avuga ngo mumpe ku mazi nyweho. Baramubwira ngo haraya 300, haraya 500, nyine batangira kumubwira ibiciro by'amazi. Noneho arangije ahita ababwira ati sawa, nimba munyimye amazi reka nanjye noneho mumare iminota mutari gukora cyangwa ndenzeho n'imisi. Akimara kuvuga gutyo ahita akubita mu ntoki inzuki zihita zuzura mu nzu. Abarimo batishuye, abari kurya barirukanka, yaba bishuye yaba n'abatishuye bose baragendana. Nyiri gucuruza ati ari gucuruza ahita agenda. Aciye hano none umugabo yagiye kwisha, bagiye kumushaka. Ibyo bintu mubyakiriye mute nkamwe? Ibyo bintu rero turabona ari ibintu birenze cyane, kuko buriya ni uburozi burenze. Nose guteza abantu inzuki zitari no kuryana, nta nubwo ziri kuryana, bari kuzikoramo ni ibitererezanya. Wese ubwo ko n'ubusanzwe ari umucuruzi wacuruzaga kandi ashaka amafaranga, ubwo ibyo akorewe si urugomo? Ubu ni urugomo, kubera ko hari n'inzego z'umutekano ubwo nazo ziri kubireba, nimba ari cyo ziri bukore simbizi, ariko nazo zirahari. Rirafunguye, nta muntu uri kugura. Kubera iki? Nta wahegera, wakwegera mu nzuki. Wahegera mu nzuki? Nta muntu dore ngizira naho ziri, ntimuzireba. Nyiri inzuki sari kirimo, kubera ko ni ibintu bidasanzwe, biba biteye ubwoba byo. Ni umucuruzi wacuruzaga amazi yari afite nawe yaranguye, kuba yamwimye amazi ku busa kugira ngo abone amafaranga akamuteza izi nzuki. Ibi ngibi ni ibintu bibi cyane, yari kumuha amazi yo kunywa kuko n'ubundi yaraguze y'icyayi n'irindazi. Amajije kugura irindazi n'icyayi, abimaze aravuga ni bamuha amazi yo kunywa. Amaje kubabwira gutyo amazi bayamwimye, aravuga ati namwe ntimwongera gucuruza. Ahita yisohokera, nyine ahita abateza izo nzuki. Kuva icyo gihe kugeza n'isaha nta mukiriya urongera kwinjiramo? Wapi, ntago arongera kwinjiramo kuko zari ni nyinshi cyane. Ko bamusabye imbabazi, arababwira ngo nyuma y'iminota 5 mubwire abantu begireyo bareke kugomeza gushungera, ziraba zipfuye zigiye. Rasubiza mu nzuki zapfuye? Ntago zirapfa, ahubwo yanababwiye ati nimugomeza gushungera ndazibateza zibarye. Ariko nta muntu zari. Uyu muntu ari nyiri izi nzuki se ari? Ubundi twakoranaga hano kuri Ritiko, hano nyine yinjiyemo hano kuri Ritiko baramusohora, kubera ko abantu bari kumushungera cyane, baramusohora. Yitwa nde? Yitwa Rembo. Yitwa Rembo. Oya ntumbwire. Abandi bashimangira ko ngo uwiyisha ataririrwa, ngo kubera yuko ibi byakagombye kubera isomo abandi bashaka kugaragaza kwishongora ku muntu batazi uwo ari we n'icyo akora. Oya, none si yamuha amazi, ibyo byose byari kuba. Amazi ni ubuntu, amazi mu gikombe nta kintu yari kumutwara. Yayamuha rero ntabwo ibyo byari kuba. Nimba yari afite amazi acuruza gusa? Oya, yari ahari mu ijerekani bayareba. Ngo ibikombe yoza ntabwo agira amazi yo kuba yaha abakiriya. Yoza ibikombe, yoza amasahane, hari amazi yo kongeza abakiriya bitewe n'uko ayakeneye yo mu gikombe atari aya 300. Abantu bose ntabwo bagura amazi ya 300 muri resitora.
byabaye nk'igitangaza ariko nta n'uwamenya uko byagenze. uwo muri zo ntabwo resitora n'aba yose ibikoresho umuntu yoza ibikoresho akimana amazi yo kunywa gusa birashoboka. ibi bisigirije isomo nyiri iyi resitora. bimusigira isomo ry'ubugome babireke ntazongere bareke kwimana ibintu amazi, by'ubugome. ntazongere kwimana amazi. Ushobora kurya irindazi rya 200 rikakuniga bikaba ngombwa ko baguha amazi mu kandi gikombe, nta bushobozi ufite bwo kuyagura. udafite ubushobozi bwa 300 bwo kuyagura cyangwa 500. aho ngaho ni ibisanzwe bibaho. bimusigirije isomo uyu nyiri resitora. Nyiri resitora bimusigira isomo ry'uko atazongera kwimana amazi. yumviraho n'abandi niyo ahantu hose barayatanga. we rero impamvu bwayamwimye wasana nayo yari afite, ariko nta resitora ijya ibura amazi. ntabwo amazi yari afite. ibikoresho se akoresha ntabwo abyoza. ibikoresho umuntu aranyweye arariye kandi mu kanya aroza yimanya amazi se mu buhe buryo? nta nubwo bishoboka. ntabwo biba bishoboka kwimana amazi. bivuze ngo arizize. arizize. nimba amazi yogesha se atari yizeye ubuziranenge bwayo ku buryo yari ngombwa ko abanza kuyagura. kuki atamusobanuriye se ko atuje ubuziranenge ahubwo akamubwira ngo ntayo nguhaye? amubwiye nabi. amazi yaraje hafi ni gute yimana amazi? ubudehe bwaraje, umusaza amazi ahantu hose yari ahashyize. ni kubera icyo umuntu yimana amazi yo kunywa kandi umusaza yaraduhaye amazi ahantu hose, amazi yarahageze. no muri umujyi wa Kigali, atari muri umujyi wa Kigali, amazi yarahageze. no mu cyaro nta hantu wagera ngo bazakwima amazi. uwo muntu ahubwo bimuha isomo ku buryo n'undi uwo ari we wese yabitekerezaga atazongera gutekereza icyo kintu. ubwo twageraga ahabereye ibi twasanze zimwe mu nzuki zagabanyutse hasigaye nkeya, kuko ikirundo cy'inzuki nyinshi cyari cyagiye gihagarara ku marembo ya gare. ibyo bavugaga ko ariho nyirahuzo yazohereje ubwo yahise akuramo ake karenge, ariko nta n'umuturage wabashaga kwinjira muri iyi alimentation cyangwa se resitora kubera yuko wageragezaga kwinjira uruyikira ukakurya ugasubira inyuma. ubwo wishyuye cyangwa unyweye amazi Nyirandeka umugenzi Liliane niwe nyiri iyi kantine, ashimangira ko ibyabaye ngo byatewe n'abakozi, ngo kuko ubwo bino byabaga yari yagiye kuri banki. nitwa Nyirandeka umuzima Liliane. njye ntabwo nari mpari, nari ndi hariya muri banki ya Copedu, niho nari mvuye gutwara amafaranga. ngaruka rero nsanga hano hari abantu benshi, ibyo by'inzuki mpabona rumwe rumwe nk'uko nawe ubireba, nk'uko nabibonye. ariko nahageze bambwira ko ngo hari umusaza wari uje kunywa icyayi, hanyuma ngo asaba umwana amazi. umwana amubwira ko nta mazi arimo, ngo ahekenye uruyuki n'irindazi. inzuki ziba zibaye nyinshi, ariko mu by'ukuri nanjye naje mbona ari uko bimeze nibwo nari nkihagera. nta minota myinshi bimaze. ngo ariko hari abagiye batishyuye. ntabwo mbizi ko sinari mpari, ntabwo mbizi, ntabwo nari mpari. urumva ntabwo navuga ibyo ntari mpagazeho. uyu waguteje izi nzuki wabashije kumubona muravugana? ntabwo nari namubona. kuri ubu icyifuzo cyawe ni ikihe? ni icyifuzo cyanjye nyine ni uko umuntu wese niba akora muri serivisi, umuntu akamusaba serivisi agomba kuyikora uko bikwiye, adasuzuguye n'umuntu uwo ari we wese. uwateje zino nzuki muri iyi resitora twagerageje kumushaka turamubura, kuko yari yakuyemo ake karenge. ibisa n'ibitangaza cyangwa se ibikorwa by'iterabwoba ntabwo aribwo bwa mbere bigaragaye muri uyu mujyi, kuko ari ibintu bisa nkaho birimo gufata intera. kuko mu mpera z'icyumweru tusoje aribwo mu murenge wa Gikondo hari umupfumu wafatanyije umugore n'umugabo basambaniraga mu marogi. none kuri uyu wa gatatu nabwo mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi hakaba habaye igisa n'agahomamunwa. BTN TV mu kigo gitegerwamo imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo, Ndindahiro Valence Papi.